ejo nimugoroba watashye yahise ankora ku mabere. Yagukoze ku mabere ku munsi wa mbere ukigera mu rugo? Wa mbere umunsi nahageze bwa mbere. Arangije nyine arambwira ati ni kuriya rero ameza tugoya gutangiye, ati buriya nurakara. Azahita yibwira umugore we umupapa yongera gutari nijoro, noneho ankora ku kibuno no ku mabere. Oya ava noneho hamwe ajya n'ahandi. Noneho uhagaze uramwihorera nawe? Ndaseka, ndisekera ndamwihorera nawe araseka. Twarahuraga akankoraho nkaseka nawe agaseka. Nahakoze amezi 3 ari uko tumeze. Nyuma y'amezi 3 nibwo yaje kugira gutya apanga kumfata. Noneho pe umunsi yapanze kumfata ariko wa gatandatu umumama atagiye ku ishuri nyine barigaga kwa gatanu ntibajyeyo. Noneho ubwo ngo garangije umugabo ari kujya mu kazi, sigara mu rugo n'abana. N'umugabo n'abana? N'abana. Umugabo yeretse umudamu ko agiye mu kazi, ariko umugabo ageze mu nzira akata imodoka aragaruka. Bagiye nari nicaye muri salo ndi kuba abana icyayi, bari abana bato bakurikiranye ari bato cyane. Agende kubaha icyayi numva urugi rw'imodoka ruri kubise. Yagiye mu cyumba agaruka muri salo yambaye umwenda w'imbere wonyine. Araza muri salo ahagarara kuri saramanje, nanjye nari nicaye mu ntebe z'uruganiriro ndi guha abana icyayi. Arambwira ati n'urumbu yanze ngiye gufata ku ngufu. Akwibwira gutyo? Arambwira ati ngiye kugufata ku ngufu. Gutyo nicaye mu ntebe ariko numvijwe umutima arambwira ngo ntimaguruke muri ntebe atayimfatiramo. Urumva nari nicaye mu ntebe mfite n'akana kandi kamfashe gutya, bwari bwana buto bukurikirana cyane. Twiruka nka saramanje yose. N'abana bari hehe? Umwe muteruye undi yamfashe gutya. Nakwirukanka yakatira nkaha nkongera nkagaruka gutyo. Abana bakirukaho? Noneho akana gakuru ni mbega urugero. Umwana mukuru no wansetsaga. Nyarahagararaga kubera papa yaciye nkaha ngaha nkagara nkara hepfo. Yajya gukatira nkagaruka hano, none umwana agahita ambwira ngo fani ngo kora siporo na papa. Oya. Akana garagaza ko turi gukora ngo twari turi muri siporo. Ninjira mu rugo musaza wanjye niwe wari warize, muhereje rwa rupapuro. Atakiri barwa mawe n'umugabo wanjye. Ngo asome. Yarasomye akajya aceceka. Amatsiko yari yatwishe, yaba ari ngewe yaba ari na mama. Afata ariko kwiga muriga mukirata. None se kudatsoma ngo tubwire twumva ibiri muri urwo rupapuro bimeze bite? Atereka da atunumiwe. Nanjye ngo umutima urankutse. Atunumiwe ati mbega umugabo yeye tuzi ko ari umugome. Yanditse ngo dore umwana wanyu sinamufashe nabi. Nanjye ndamuboherereje. Mwohereje amfitiye uwanjye nanjye ntimuzamufate nabi. Umwana wanjye sinamwambitse ubusa, namwe wanjye ntimuzamwambika ubusa. Nuko ubwo mama barasaze aravuga ati guhaya ngahe, bivuze ngo abarakubenze. Uvi inkuru yanjye Nikaze muri Igasabo Showroom, nikaze dutangira umwaka wa 2025 dufite ibikoresho byiza byo mu nzu twakoze interior design. Hari ukuntu ufite utuntu ushaka gushyira nko mu nzu twa televiziyo, simbizi sinzi uko byifuza, ushobora guca hano muri Igasabo Showroom ukaba waduhamagara kuri 0788 tukabasha kukwereka uburyo nyine inzu yawe yasa neza kurushaho. Vraiment nitukajye twikorera ibintu byose, ujye ahangaha ubundi utugisha inama uri ukuntu nyine tukuyobora neza ukagira inzu nziza ukagira umunezero iwawe. Ndi kumwe na Epiphanie umaze agahinda. Yego. Amakuru Epiphanie? Ni meza. Umeze neza? Yego ndashima Imana. Urashima Imana? Yego. Ugiye kutubwira ku nkuru yawe. Ndavuga se ni y'urukundo. Ubu ni y'urushako. Ni y'urushako. Byose biri. Yego. Byagenze gute duhereye Epiphanie? Bura twahera nyine dukundana kugira ngo dushakanye. Twagiyeyo sasa. Yego. Uwo twashakanye 2 ariko nabanza kubashimira Imana ibaho umugisha ko nongeye kugaruka hano ku nkuru yanjye. Yego. Nta kibazo. Hanyuma umugabo twashakanye 2 gatatu
2003 ku itariki enye z'ukwezi kwa kane nyine 2003 pe. Yego. Z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma rero nakoraga ahantu mu gihe nakoraga ahantu rero akazi ariko mbanza guhura n'ikigeragezo cyo mu boss waho nakoraga. Mu boss waho abanza kungerageza cyane kufata ku ngufu. Byagenze gute? Ibyo byo gushaka tuyirambure. Yego, byo gushaka kumfata ku ngufu kuntu byatangiye. Nkiva iwacu ni mu majyepfo za Nyamagabe. Nkiva mu majyepfo umuntu wanzanye yampitirije Ikabuga. Ikabuga mbanza gukora ahantu bita kwa Rutuku. Rutuku afite umukobwa witwa si ngombwa kuvuga amazina y'abantu. Yego. Tuyihorere. None rero ndahakora nakoze nk'amezi 9. Ariko ari ubuzima bugoranye nza kubaho n'umwisilamu Imana ibinkuramo. Noneho nza gukora ahandi nakoze rero niho nahise nza Kicukiro ubundi mvuye hari Ikabuga. Aho rero nageze mvuye Ikabuga Kicukiro niho nageze kuri uwo boss. Umunsi wa mbere nahageze nahasanze umwana w'umusore wahakoraga. Uwo musore aranyitegereza cyane mugirira ubwoba ariko yatekerezaga ngo umuntu nzanye ko ampemukiye kunzana muri urwo rugo ngo kandi abona nitonda. Noneho ubwo mpageze buza kwira, bumaze kwira boss aza gutaha. Amaze gutaha araza akimbona asanze aho naramagaze kuri saramanje. Ahita ankora ku mabere aribwo bwa mbere mbonye. Amaze kunkora ku mabere ngende wese no ahantu nje Mana yanjye ahantu uzahashobora. Ahita agenda ku mabere sinagira ikindi akubwira. Ntacyo yari ranshuje nyine amaze kunsuhuza ankora ku mabere araseka arigendera. Ajya kureba umudamu we. Yagukoze ku mabere mu buryo bwo kwibeshya cyangwa uko wibonaga? Yarabigambiriye ntabwo kwari ukwibeshya. Yego. Nuko ugarakora. Hari mu gitondo? Hari nimugoroba saa moya yavuye mu kazi. Umudamu adahari? Yari ahari ariko ari hirya mu cyumba. Yansanze muri salo nko hafi ya saramanje. Nteruye n'umwana. Noneho nyine ugaratambuka amaze kunkora ku mabere aratambuka itajya kureba umudamu wiwe aramusuhuza aza kongera kugaruka muri salo bari kumwe. Noneho rero bwarakeye baragenda umumama yarigaga ari umunyeshuri. Bucya umwe ajya ku kazi undi ajya ku ishuri. Noneho arangije wa musore turasigarana mu rugo. Ndamubaza se kwejo naje ukanyitegereza cyane niki cyatuma kunyitegereza cyane? Arambwira tuzi ikintu cyatumye. Ni kwamubazaga wa musore? Yego, twasigaranye. Yego. Arambwira tuzi cyatumye nkwitegereza nti ati wanteye impuhwe nkaho uri mushiki wanjye kubera ko abantu bakuzanye si heza. Uyu mupapa wa hano iyo agukozeho ukarakara ahita avuga ngo urasuzugura akabwira umudamu we bagahita bakwirukana. Noneho uwo mutipe yari umusore yari umukozi wo mu rugo se? Yego. Yego. Noneho ugarangije ndamubwira none se niyo mpamvu nageze hano n'umupapa nyine yahise mbimubwira. Ejo nimugoroba watashye yahise ankora ku mabere. Yagukoze ku mabere ku munsi wa mbere? Wa mbere. Ukigera mu rugo? Wa mbere umunsi nahageze bwa mbere. Arangije nyine arambwira ati ni kuriya rero ameza tubuya gutangiye. Ati bura nurakara. Azahita yibwira umugore we yuko yakubwiye ngo umanagurire inkweto ukanga kandi ushinzwe kurera abana ntushinzwe no guhanagura inkweto akubwira ngo akubwiye ngo umufure amasogi isura byanga bakwirukana. Kubera ko ntaho nari mfiteho kugera nabwo nari ngeze Kigali ndi umuturage cyane. Ndangije ndavuga hari ubuzima nyine waraciyemo ukakwigisha nabivuga nk'ubwenge. Noneho ubwo buzima kuri naciyemo mbere bwatumye mvuga nti nazajya nkoraho nzajya nseka mwihorere. Agire ngo nibyo ndabikeneye ariko mwihorere nyine ndebe ko nahamara iminsi kuko nta hantu nari nzi. Noneho ubwo umupapa yongera gutari ninjoro. Noneho ankora ku kibuno no ku mabere. Oya ava noneho hamwe ajya n'ahandi. Noneho uhagaze uramwihorera nawe? Ndaseka. Ndisekera ndamwihorera nawe araseka. Twarahuraga akankoraho nkaseka nawe agaseka. Nahakoze amezi 3 ari uko tumeze. Nyuma y'amezi 3 nibwo aje kugira gutya apanga kumfata. Noneho pe ariko nkiri iwacu mu cyaro kubera ubuzima bubi bw'abana bo mu cyaro
nari narigeze kuvuga ngo mbonye nk'umugabo umpa nk'amafaranga niyo yambwira ngo dusambane ariko akamuha amafaranga yo kugura imyenda nari nabyemeye yego noneho ubwo munsi wari ufite nawe gahunda niko nabitekerezaga ariko siko byabaye noneho ubwo ndangije wumvaga uvuga uti uyu nguyu nashaka nsambanye ariko ariko nabitekerezaga nkiri mu cyaro ibyo nabitekerezaga nkiri mu cyaro navuga ko bwari nk'ubwana cyane bitarakubaho noneho ngira ngo icyo kintu satani yagikomeje agikurikirana kugira ngo kizambeho koko nakira ayo mafaranga ariko Imana yarandinze noneho ubwo hari kuwa gatandatu umunsi yapanze kumfata hari kuwa gatandatu umumama atagiye ku ishuri nyine barigaga kuwa gatanu ntibajyeyo noneho ubwo ngubwo arangije umugabo ari kujya mu kazi abo bo bari barahinze umumama yari yarahinze ibitunguru hari ahigiye mu bibanza byo kwa Rujugiro mu Kagarama none harangije bajya kureba ibyo bitunguru n'uwo muhungu sigara mu rugo n'abana n'umugabo n'abana umugabo yeretse umudamu ko agiye mu kazi ariko umugabo ageze mu nzira akata imodoka aragaruka bagiye nari nicaye muri salo ndi kuba abana icyayi bari abana bato bakurikiranye ari bato cyane igihe ndi kubaha icyayi numva urugi rw'imodoka rwikubise numva umutima nanjye umvuyemo aho nari nicaye muri salo uravuga utaragarutse sinatekereje ko ari ugarutse ahubwo nibaje ikintu kibaye gikubise nagiye kubona mbona yinjiye mu nzu amaze kwinjira mu nzu arambwira ngo bite Fani ndavuga ni byiza nk'amakuru ni meza ngo mama w'abana ntagaragaruka hano ndavuga ngo na wa musore ntagaragaruka hano ndavuga ngo ntagaragaruka ariko ntabwo navugaga kubera ibintu naciyemo byinshi ntabwo negeraga mvuga ariko nakubwiraga ijambo bibazaga nimba ari njye ndi kubwiye arambwira ati none se niko mugarutse vuba arambwira ati impamvu ngarutse atera akantu nje gufata ndimo no gufata ndahita ngenda yagiye mu cyumba agaruka muri salo yambaye mucikopa agakabutura gato cyangwa box agakabutura kamwe abagabo bambara bakita box pucuka neza naka box ni kariso yakariso isanzwe y'abagabo agaruka yambaye kariso araza muri salo ahagarara kuri salo amanje nanjye nari nicaye mu ntebe z'uruganiriro ndi guha abana icyayi noneho ubwo arangije ariko wa musore dukorana we yari yasize akorobye mu nzu hose none asiga intebe azishyize hejuru kuri salamanje ataziteretse hasi ubwo niyo mpamvu nari nicaye aho ngaho mu ruganiriro arangije araza arambwira ati Fani n'ikaramu arambwira ati umva rero ati uyu munsi nifuje kuguha amafaranga 15,000 ukagenda ukagura icyo ushaka ndamwitegereza ndahije nambwira ntuzi ayo mafaranga yawe uze kuyaha umudamu wawe ajye kuyahahisha umugabo yararakaye ndetse mbwira ukimubona bwa mbere yambaye boxer aje muri salo aje kukureba wese wumva iki nagize ubwoba nyine umugabo w'abandi ari natwe duhari twenyine n'utwo twana ari dutoye nagize ubwoba nyine urumva ko bwa mbere akiza yakubise urugi rw'imodoka umutima urikanga cyane noneho mubonye aje muri salo ubwo yarambwiye ngo nakantu gataje kureba ngira ngo nyine nakareba agahita asubira agaruka yakuyemo imyenda yambaye umwenda w'imbere wonyine noneho ubwo ndangije ayo mafaranga uze kuyaha umudamu wawe aze kuyahahisha umugabo yararakaye ararakara cyane amaze kurakara arambwira ngo ukore cyangwa n'amafaranga aya mafaranga uyanze aravuga ntabwo nyashaka pe ntabwo nyashaka ntuyaho umudamu wawe arambwira ati n'ubu uyanze ngiye kugufata ku ngufu akwibwira gutyo arambwira ati ngiye kugufata ku ngufu gutyo nicaye mu ntebe ariko numvijwe umutima arambwira ngo nimpaguruke muri iyo ntebe atayimfatiramo urumva rero nicaye mu ntebe mfite n'akana kandi kamfashe gutya bwari ubwana buto bukurikirana cyane noneho mba ndahagurutse arambaza ngo ugiye hehe ariko mpaguruka ntamwegera arambaza ngo ugiye ndamubwira rero ndi guhendahenda umwana ngo uko ari wicaye se atarimo kurira simbizi nyine mbaye nk'uhaguruka ngo yemere kunywa icyayi neza arangije aranyitegereza ubwo ahita arambwira ngo ndamuga ko kera mu gaturika turi kubatizwa tugiye kwigira umubatizo baratubwiye ngo iyo umuntu akoze icyaha cy'ubusambanyi roho mutagatifu arigendera
ntihongera kuba inzu yiwe. Noneho mpita ndabitinya, ntinya ikintu cyatuma Imana itongera gutura muri njyewe. Bari bafite Bibiliya ntagatifu nini, mpita namubwira ni mbere yo gukora ibyo ushaka gukora kumfata ku ngufu, banza usome iriya Bibiliya iri hariya iri mu kabati. Ndamubwira soma iriya Bibiliya mu mategeko y'Imana 10, wumve nimba ibyo ushaka gukora birimo. Arambwira ngo Bibiliya nti ngo wambwiye se mu mategeko ngo amwe wibuka, ngo gihe nta mwanya afite kujya gusoma Bibiliya, ngo ngira mu mategeko amwe wibuka. Ndabona nanjye ntabwo nyibuka. Ubwo niko yakomeza kukwegera. Oya yari yahagaze nuvuga ngo acyambaye ubusa kwa nisengeri. Urabona njye nari ndi nka mu ruganiriro, noneho urugi rusohoka rujya hanze nko mu gikari. Nibwo niho yari yahagaze nkaha, ku buryo nyine ntabona aho nca, kandi kuri salo naho hakinze. Nuko wahagarara nkaha nyine ku buryo ntabona uko ntambuka. Ndangije namubwira ngaho soma amategeko y'Imana uko ari 10, wumve icyo Imana ikubwira. Wirwanagaho cyane. Ndangije namubwira kandi nyine naracecekaga pe, ntabwo nzi kuvuga. None namubwira kandi nimba wifuza n'umudamu wawe yagira hirya ntumenge kumubwira kumukene yazi. Aravuga ati genegeze mu gutuma. Nuko namubwira ngaho nyine soma iyo Bibiliya. Kucyo mubwese ngo niba wifuza umudamu wawe neze ko ashaka kumfata. Ati nigeze mu gutuma. Noneho arangije nyine avuga ati ngaho mbwira muri ya mategeko. Ndamubwira ni ntabwo ndi kwibuka neza, ariko itegeko kugira ngo avuga ngo ntugasambane, ntukwifuze kuba cyangwa kwangiriza iby'abandi, ntukwifuze umugore wundi. Aho yahise arakara cyane atangira kunyirukaho noneho muri salo. Ariko navuye aho muri salo mu ruganiriro, njya noneho kuri salo amanje, kubera ko umuhungu yari yakorobye asiga intebe zisize hejuru. Twiruka nka salo amanje yose, n'abana bariye umwe muteruye undi yafashe gutya. Nakwiruka yakatira nkaha nkongera nkagaruka gutya, abana bakirukaho. Noneho akana gakuru niko mbega urugero. Umwana mukuru no wansetsaga, narahagararaga kubera papa yaciye nkaha ngaha, nkahagarara nkara hepfo. Yajya gukatira nkagaruka hano, none umwana agahita ambwira ngo fani ngo kora siporo na papa. Akana garagaza ko turi gukora siporo, ngo twari turi muri siporo. Nuko bigeraho mbona ko ari bumfate pe. Yigiriye inama rero yo kumanura intebe kuri salamanje, ngo yurire hejuru ku meza. Urumva nahagaze nkaha, twagomeza tuzenguruka harabona ntari bubivamo, wenda umudamu ari buze umuganga ataragira kugikorwa cye. Noneho afata intebe ndamureka, avanaho intebe ya mbere itereka hasi, arurira. Naramuretse arurira, atera intambwe hejuru kuri salamanje ku yindi ntebe. Ndangije nca nkaha mpita nirukanka. Yari yafashwe n'ibiki ariko? N'abadayimoni. Jesus. Mpita ndirukanka. Nirukanse ubwo nawe yarahindukiye, ahita aza yirukanka. Yirukanse asanze ngeze ku muryango, amahirwe nuko atari yakinze urugi rwo hagati ruza muri salo. Noneho ubwo ngeze ndi gukingura urwo hanze, abakandagiye muri kamambiri yanjye. Nabanjije umwana hasi kwita hasi mwitura hejuru. Urumva ko nari nteruye umwana, undi yamfashe. Naragiye nyine nawe ubwo kwa kundi shinguye nk'ikirenge, kubera kwiruka bakandagiye muri kamambiri yanjye. Nkubita umwana hasi. Nkubita umwana hasi nagiye mwitura. Umwana ufite igihe kingana iki? Umwana yari afite nk'umwaka. Yakira kabebe. Ariko umwana ntiyarize, ahubwo yarakanuye cyane arandeba, nanjye ngira ubwoba. Ndavuga nti umwana w'abandi noneho baranyica. Umwana namufashe vuba ndamubwira ngira amahirwe nagize igihe baratarashyiraho ibipangu. Noneho ahagarara mu muryango kuko hari n'inzira. Aratinya ko abantu bashobora kuba bahaca bakamubona. Yasohotse no hanze yambaye ubusa. Ariko kumana akwirukaho. Ariko yarasotse ahagarara ku muryango. Ubwo yarebye nyine uko ndi kugaragurika hasi n'umwana, negura umwana. Urumva umwana namuhanjije hasi nanjye mugwaho. Hanze ni hanze ku muryango usohoka hanze. Ntiyatinyaga ko abantu bamubona kweli. Nyine ubwo impamvu atakomeje kunyirukankaho nuko yabonaga ko abantu bari bumubona. Arandeka, maze kundeka aragenda, noneho asubira mu nzu.
nafashe wa mwana ndamubwira ngira nzenguruka inyuma y'inzu, akajya atuma ka kana gakuru ngo nikaze kambwire nze nk'umwana icyayi. Umwana akaza akambwira kandi ngo ninze nkore siporo na papa wiwe. Ubwo ndabyumva ari nk'akana k'imyaka 3. Yego. None ubwo ndangije nyine ndavuga nigenda nawe icyayi kiguhe. Ubwo nguma hanze asubira mu nzu noneho arambara noneho abona kugenda. Aragenda nagumye aho ngaho rero yaje gutaha nijoro yarakaye byaseriye, yarakaye cyane yankoraho naseka, rimwe dura muri koridoro ankozeho. Nabwo nongeye gukoraho se? Ntabwo yabiretse. Ho yakoraga ku mabere agakora no ku kibuno. Noneho ndangije ndaseka. Arambwira ati Fani wanjye yarya we. Nagukubita nkakwikubitira urushyi rwiza ku buryo nawe uzajya hose uzajya uvuga ngo runaka yaragukubise. Ese kuki wasekaga wowe? Impamvu nasekaga kwari kugira ngo nyine mbona ko ni mbese nangaga ko ashaka kurakara bakanyirukana kandi nta hantu ufite ho kujya kandi aje kujya kuba mayibo kandi nanone utamwemerera ibyo yifuza. Noneho ubwo ngubwo arangije ati wanjye nagukubita urushyi rwiza naho uzajya hose ukajya uvuga ngo papa runaka yarankubise. Nuko ndangije nyine mbwira Imana ndavuga ni se Mana yanjye nta mayeri nakoreshaga, noneho ko atahuwe ndabigenza gute? Nta yandi mayeri yo gukoresha, dore hano ntaho nzi, kigiye byari 2-3. Noneho nari umuturage cyane nta hantu nzi kandi nta hantu bantumaga. Rimwe ibyo byarabayeho. Noneho abana bararwara. Abana barwaye urumva n'ingiye wabareraga. Abana bararwara umumama arambwira ati abana banjye rasanga barwaye inzoka. Sha urambona. Tujya Faisal kubavuza ngenda senga Imana umutima n'abana abana basange nta myanda bafite bata mu mutima nyine. Ngenda senga Imana tugera kwa muganga. Abana barabapima basanga ngo ntago namenye ibyo mbwira kuba bimbwiye mu Cyongereza ntiyansobanuye neza, ariko ambwira ngo nta myanda bafite mu mubiri, ngo yaba bafite imyanda sinaga kumukira. Noneho umwe mukuru bamuhaye ibitaro urumva umumama arafite ikizami nkeje. Ubwo umugabo arazi yuko ngo umudamu agiye gusigara mu bitaro yewe nawe tugataha. None arambwira ati sha sinza akantu bantumye dura ku muryango, arambwira ati niko se sha none iri joro uranshikira he? Turi kwa muganga iri joro uranshikira hehe? Noneho ntaho nshikira. Cyambere mama w'abana agiye gusigara no mu bitaro turataha numwe. Uranshikira he? Senga Imana kora ko mama we yari yaje nawe kubasura. Ubwo ni nyirabukwe uwo umugabo. Ni mama w'umubyara. Mama ubyara umugabo. Yego. Noneho ubwo arangije ko nagumize senga Imana mu mutima ngira ngo Mana mbobarira wishakira umuntu uri burare wenda bafate ngewe mbari giye uharara. Nuko uwo mama noneho mama waravuga ati ari we nyirakuru w'abana. Aravuga ati ariko nta numwe hasize Fani ko murebe uno mu mama ejo afite ikizami ararara hano mu bitaro ejo afite ikizami azabasha kugikora. Umugabo ati reka dati ntabwo ndi kubyemere, ati Fani natatani n'umutoya, ati mama w'umwana bari we urara ahangaha. Ati ubwo se n'umwana ari bamutera urushinge bakagira gute? Fani arashobora aribwo bwa mbere abonye umuntu wegeze urwaza umuntu kwa muganga. Ndavuga hoya. Arangije rero mama wabo ari we nyirakuru w'abana abaravuze ati noneho rero yewe ndabihinduye gutaha ndasigara hano. Uwo mupapa yararakaye. Yego. Ararakaye. Kandi navuze ko asigara. Aravuga atoya mama wirara hano wowe taha. Oya. Taha wigiye kurara hano muri iyi mbeho ya hano. Nuko uwo mama aravuga ati reka da, ati nta mbeho iri hano, ati ibitaro ni byiza cyane. Ati ibitaro byano ni byiza nta mbeho hari, noneho abana banabitaho cyane. Ndarara ni umwuzukuru wanjye ndaraho nta kibazo. Twaratashye nyine umupapa yarakaye atwara imodoka yarakaye sinzi hano yari aturushye, ariko urako giye ntari nzi by'imodoka nyine umudamu nabavuze aravuga ati se kudutwara nabi ni bishinga uri gutwara bimeze bite kushaka kuduta munsi y'umuhanda? Aravuga ati none ati jeho sina nababaje cyangwa wowe hababaje umwana wandi turi kumwe wapfa nta mwana asize, dupfuye uri mu bitaro yazabaho ariko si w'abandi turi kumwe. Ubwo umugabo avuga ngo nagashoke gato ngo yaragize ngo nitwihangane baratugezayo. Twaragiye nyine tugera mu rugo, ubwo tumaze kugera mu rugo nyine bikomeza kuba nabi, bari hashize nk'amezi nk'abiri.
yankoraho naseka nawe agahita akarushaho kurakara. Nuko mbwira Imana ngo Mana amayeri nakoreshaga nyine yavumbuwe mbabarira umpa yandi mayeri. Noneho ubwo baza gushyiraho uruganda ruteka amandazi mbonyine mu rugo iwabo. Barafata tugiye guteka amandazi dushyireho n'umuntu uzajya ayateka akanayagemura akashaka n'abandi bayatwara. Ubwo rero ni muri urwo rwego uwo mugabo yaje kuhaza uwo twashakanye. Yego. Baramuhamagara, yari umunyonzi azi no guteka n'amandazi. Araza bamuha akazi, bamaze kumuha akazi arakora, ariko ari mukuru. Arakora, nyuma haciyemo ukwezi kumwe aravuga arangaya tuzi ko ndi, ariko bwa mbere yageze kuhaza gusaba amazi. Noneho ntabwo najyaga mvuga amazina yanjye yose. Yego. Najyaga mbwira nk'umuntu izina ritari iryanjye w'igitsina gabo. Aje rero mu rugo arampamagara arambwira ati amakuru ni meza. Yaraje arakomanga ndasohoka arambaza ati witwa nde? Mbwa nitwa Claudine. Yego Claudine. Yego. Ndavuga nitwa Claudine. Arambwira ati Claudine, ati abakobwa bitwa ba Claudine n'abagome narabanze, ati urabeho. Oya agusezera atyo. Yego. Abaragiye uwo wa musore twakoranaga yari yagiye ku isoko. Yego. Noneho bahurira mu nzira baragarukana. Bagarukanye aravuga ati se turi umukobwa w'iwanyu ko namukunze yitwa nde? Ati Fanny se. Ati yambwiye ngo yitwa Claudine. Ati reka ariko arakubeshya, ati buriya yitwa Fanny. Yego. Abarakura buri. Baragarukanye rero urumva nari ndi mu nzu. Yarakwangiye izina. Yarakwangiye izina. Amenye ko noneho atari cyo ryanjye. Yego. Noneho baragarukana. Bagarukanye wa musore ni wampamagaye bwa mbere. Aravuga ngo Fanny kuko ntari nzoba ariko ndavuga ni Karame. Ati bitese ni byiza. Ati ngora ko umushyitsi nkuzani. Undi rahise ansuza ngo yes Claudine Fanny. Nuko ndavuga nti yose nayanjye. Ariko Claudine ni ryo ryanjye cyane. Nuko kugira ngo agende. Sanga rero aganira na wa musore twakoranaga cyane. Ubwo niko kuza kwashyira urwo ruganda rw'amandazi. Atangira guteka ayo mandazi. Nk'ukwezi kumwe gushize aravuga ati hano kano kazi ntabwo nzakomeza kugakora ni wowe nshaka. Ndimo ndakora ari wowe nkorera. Okay. Atangiye kugutera imitoma cyo. Yego. Ndavuga nti reka ntuzikorera, ati ni wowe nshaka ate rwose ntabwo nagusiga muri uru rugo. Yego. Nuko ubwo rero nibwo yaje kumbwira ko nkunda. Ariko navuga rero wowe ndabona ukuze uri umusaza, ubwo se nta mwana ufite cyangwa n'umugore ufite mu cyaro, ese uvuka inaha i Kigali? Arambwira ati oya, ati navuka i Kigali ariko ndi umusore wakuze. Ndi umusore ushaje. Yego. Ati ndakuze, ati natinze gushaka nyine nkishaka umuntu twazabana tugasazana. Ati ufite ibitekerezo bizima. Ndavuga no se ubonye ari ngiye ufite ibitekerezo bizima. Giye ko nkiri n'umwana, kigenda ufite imyaka 18. Ndamubwira rero ntabwo nagushaka wowe, ushaka wantera sida narangiza nkapfa cyangwa se ukana mu nzu ufite inzu yawe. Ati oya, ati inzu ndakodesha ariko imyaka mfite ntabwo ari yo kuba nasiga umugore. Nuko arangije arambwira ati nyemerera ntabwo nzagusiga. Abana gusa ntaye mu nzu y'inkodeshanyo. Wenda waranteye n'inda nabigenza nte ubu mwana namujyana nabigenza gute? Byarangiye kuko ari nako binagenze. Ubu urumva twaje kubana, twakomeje tubipanga gutyo kuko bamuhembye. Baramuhembye tujya kugura ibitenge. Ukikora muri ka kazi? Tujya kugura ibitenge. Tugiye kugura ibitenge twagiye kubigura harazimiye. Ariko ho mbere gatoya nigeze guca mu sheza hano kubera narasize amafaranga yanjye Kabuga. Boss yampaye rifuta agiye mu kazi njya kwishyuza amafaranga yanjye. Noneho mu gihe nari nje kuri ubuturage bwinshi nari ifite, naraje ngeze hari Sonatube. Mbona icyapa kiriho umukobwa mwiza. Mwiza icyapa. Yego. Noneho nkibonye ndangarira wa mukobwa mbona ku cyapa buryo ari guseka kuntu ko zanwa ko Imana zikure mu muntu neza mbese. Ndahubuka nikubita muri ruhurura muri ntuza. Uvuye Nyamaga? Oya nari mvuye Kabuga. Eko ndakubyumva nyine. Noneho ubwo mbavuye ni Nyamagabe se. Yego. Ubwo mvuye muri ya ruhurura inkobora amaguru. Abantu bo munsi y'umuhanda baratakagena bati umwana w'umukobwa arapfuye kubera ubwoba n'isoni. Mpita ngenda muri ruhurura batambona.
wagira ngo uri igisambo neza. Mitangira nka ruguru ibi. Yego. Ngeze nk'iriya ruguru noneho ubwo navuyemo ndi kuvirirana amaraso. Ndagenda nyine shaka inyabarasanya nishyiraho, maze kuyishyiraho twagiye kugura ibitenge ufite ibisebe ku maguru. Yego. Noneho uwo tujyanye kugura ibitenge Hoziniya, aba bari abantu bacuruza ibitenge n'abo mama babicuruzaga. Bakajya banyitegereza. Bakanyitegereza nawe bakamwitegereza. Noneho yari yambaye ipantaro, ukuguru kumwe arakumanura kugeza hepfo, ukundi araguhina. Mugiye gucirira imbwa. Mugiye gucirira imbwa. Ahubwo agenda yazinze ukuguru kumwe. Nuko abantu bakanyitegereza nawe bakamwitegereza. Bakafata se karakana, noneho abo mama bakavuga karakana agiye kugafata ku ngufu. Nakana kese. None ndabwanumva rero yari mukuti ari kuryo ubona ko ari nka papa wawe. Nari mfite imyaka 18, wafite 32. Noneho ubwo ngubwo ndangije ndambwa rero ntabwo ngira hari abantu bari kugurira ibitenge bagurisha ibitenge. Dore barimo barandeba bakaseka. Nawe bakakureba twese bakaduseka ninge sinjyayo. Arambwa ati se kubera nigendo urebe ibarushaka ukunze wari gunzanira. Arafata igitenge sinige nzacyambara. Turabisiganira ariko gaje kumanuka asanga baba mama bacuruza. Amaze kubasanga umwe niwe waje kunyirebera. Aranjyana nyine akagenda mpitiramo ibitenge sinari mbizi. Apfa kumpitiramo nyine ndavuga yego ni ibi ngibi. Turataha turagenda tugera mu rugo twanahageze kare saa 11. Ariko ndi mu nzira nkajya bose mucike nisubirireyo. Hanyuma se ningeraho hamwe nabaganaho uriya mama nawe buyambuze ko uwo mama yarankundaga. Uwo munsi yarantegetse no gutegura ku meza haje musaza wiwe. Arambwa tutegure ku meza ariko ntegura ku meza niruka nkakora ko nari ngiye kujyana n'umugabo. Ugiye kurongorwa. Ugiye kota. Antegeka n'imyenda ndi bwambare. Iyo nayo hubujemo niruka nkamaze gutegura ku meza. Nambara yindi nyine ubwo ariko nagiye kurira igare. Ina amateka pe. Igare nkajyurira nkongira nkasubira hasi rikananira. Kubera iki se? Kubera ubwoba. Ubwoba bwaraje no bwo kurongorwa. Kafani we. Yego. No. Ubwo ndangije bigezeho ndurira. Noneho ngenda ntinya wa mupapa ko duhurira mu nzira. Wa ndi washaka kugufata ko. Nkajya mvuga ntibe we nti uziko ni papa w'abana ntitugiye guhurira mu nzira. Nabona imodoka nkaba ndikanze. Arambwa ati se uriya mupapa ni papa wawe. Ndavuga ntago ari papa wanjye ariko numva nabaga mu rugo rwabo none dore uko ngiye. Aravuga ati ihore imyenda yawe iriyo uzasura kuyitora. Imyenda nari nayisize. Nuko. Wari kwigare ry'umugabo wawe. Rya fiance wawe nako. Yego. Turi kujya kugura imyenda. Nuko. Twamaze kugura imyenda turataha. Tugeze mu rugo twageze saa 11. Twageze saa 11 nsanga ntiyageze akoropa mu nzu. Reka da. Harimo ikivumbi. Azanye umugeni ahantu hadakoropye. Harimo ivumbi ryinshi cyane. Hari umumama ngo wadutekeye. Uwo mumama wari wadutekeye uri budutekeye. Ubwo si yakoropa kweli. Yari yanze ko ngo akoropa ngo yinjira mu nzu. Yego. Ngo arateka gusa ngo ari ku munzu ntahinjire ngo hakoropa. Nuko ubwo ngubwo uwo mama abona ni ngiye uje. Abonye ari ngiye uje arikanga. Impamvu yikanze yabimbwiye nyuma. Arambwa ati iyo menya nyine nuvuga ngo uwo mugabo wanjye bamwitaga Rasita. Ati iyo menya ko Rasita ari we azashaka. Ntabwo mba naratunyuza. Ntabwo? Aba yaratumye mpaza. Yego. Kubera iki? Yarameze gute Rasita? bamubonaga aba nk'ikirara. Niko bamubonaga. None ubwo nyine aravuga ati none ati niyo mpamvu nikanze. Ubwo ninjiye muri ya inzu isa nabi. Noneho mo imbere mu cyumba yari inzu ifite icyumba na saro. Habagamo icyobo. Muri icyo cyumba habagamo icyobo ngo cyajyana amazi yose yajyaga muri icyo cyobo yaba kiri mu nzu. None icyo cyobo ko wari umwanda. Ceceka. Fani rwose. Ibyo nabonyera gatse. Noneho ubwo mpageze arambwira ati witonde utagwa mu cyobo. Ndavuga none umwana yanjye ngiye no kugwa no mu cyobo.
mu nzu nsanga yatsindagiyemo imyenda ndavuga se kuki iyi nzu ibamo imeze gutya iba ngo niyo ya makeya ngo mbese kubera ubuzima ndi gushakisha ngo niyo ya makeya yakodeshwaga 3 kuko 3 yego kera zaraboneka ariko icyo yego 2003 birumvikana noneho ubwo ngubwo arangije abarambwiye ati nyine ubwo ndumva ninjiye mu cyumba mpita nicara ku gitanda mpiriza igitenge ngo nkenyere nabone na gitenge ndi bukenyere ariko ajya gushaka abantu ngo abagurira inzoga hari aho ntavuze tugiye gushaka nambwe rero utazampemukira urakora indahiro wambwiye ko uri umurokore ngende umugaturika ariko urazana bibiliya uyirahirire yuko utazegera umpemukira cyakoze wari ushoboye numpemukira Imana izakubaza ubugingo bwanjye ubwo yaje kuza ari nimugoroba araza aravuga ngo nta bibiliya afite ndavuga nturakoresha ikiganza cyawe cy'iburyo uzamura ikiganza cy'iburyo hejuru uvuga amazina yanjye yombi uvuga yuko utazegera uramurahiza yego ararahira iyo ndahiro kwirakomeye cyane arangije ararahira nyine avuga uko atazamemukira nka kuri abasezerana nyine kwa padiri cyangwa kwa pasiteri wewe urabyikora hagati yawe nawe ariko njye sinabikora wongera namubwira ngiye ntabwo wewe wumvaga wiyizeye ndamubwira ngiye sinzaguhemukira nuhemuka niwe Imana izabibaza ubwo rero twagezeho muri urwo rugo ako nakoreye nibagiye kuvuga noneho tugeze muri iyo nzu yansize aho ngaho ahamagara undi mupapa umwe yari umusore nawe ukuze aramuhamagara amubwira ngo no hano ngo usigarire ngo ndebere uno mukobwa ngo atanshika akagenda kuko numvaga narebaga iyo nzu ukuntu imeze n'icyo cyobo kiri muri iyo nzu aho utarakinjugunye muto iki cyobo nshobora kukigwamo nshobora no gusohoka nkakikubitamo ni inzu isa gutya ubuze yari azi ko nzaza areka inzu isa gutya nta muntu umurimo ubwo nyine mu mutima wanjye harimo intambara nyinshi aragenda azana uwo nguwo yicara aho ngaho imbere yanjye nanjye nicaye ku gitanda twicaye mu cyumba twese ajya kugura abantu amayoga baje kuza ari nijoro banywa nyine fanta yarabaguriye banywa inzoga barabagurira nuko nk'umuntu urongoye nyine wa wundi wadutekeraga nawe aza guteka ariko atetse ibiryo umva byari bishekeje ntabwo nakundaga igitoki none yagufata igitoki yagitetse yasinze uwo mugore bari bamuguriye nyine afata igitoki aragiteka akatiramo karoti arangije avumbikamo amamesa byari bibeshye ngo nyine bimaze gushya byari bibaye nijoro nka 9:00 bimaze gushya nibwo yabizanye aterekaho atasigaye muri iyarurira arigendera dusigara twembi muri babiri abandi bose bagiye aho niho twasiganira kwarura n'umugabo kuki utaruriye umugabo narize ko aseka nuko akambwira ati genda warure nawe genda ubyarure turasigana tumara nk'iminota nka 30 dusiganira kujya kwarura ariko ubwo byaje kugeraho ndagenda ndabyarura ndabizana ariko byari bibishye ntabwo nabiriye umenye ibiryo byo mu bakire yego nuko arangije narwo byari nariko namenyere ibyo mu bakire cyane ko bwari ubuzima naho narindi bwari ubuzima busanzwe yego nuko wenda we twiriraga ubuto nta mamesa twajyaga ariko bwari ubuzima nabwo buciriritse kandi umugabo akora n'akazi keza nuko ubwo igihe cyo kujya kuryama rero cyarageze nari nabonye matera ebyiri urumva nyine ko nagiye mu cyumba nabonyemo indi matera ajya mu cyumba nyine aramamagara ngo nizambwire ndabana oya wahubwo nizana matera nisasire hano muri salo yewe nagiye kubana n'umugabo w'umusore nagiye kubana n'umugabo nzi yuko nta umuntu aba yiraza yego ukiri umwana we umwe yiraza ukwe n'undi akarara ukwe noneho ahubwo nimba ari ugutwita wa wundi uraye uko akazajya kubona akabona aratwite utazi ngo byaturutse uko nari mbizi nabwo rero amatera nisasire hano aranga arambwira ati uraza hano mu cyumba nabane ntabwo ndi bukizemo nicara muri salo nyine nikumira muri salo nyine arambwira ati se nazanye umuzamu ngiye nizinze kukubwira ngo uzumbere umuzamu bimeze bite ndafana ngiye se ndi umuzamu nyine no kwanze kumpa matera ngo ndyame
arambwira ati noneho rero ati ngiye kuza kukwirebera kandi ndakuzana nabi ndavuga nahita nta muri cya cyobo nteka nze nizana nyamara icyobo cyaramufashije yego nireka nze nizana ubwo nyine nahise ngenda mu cyumba ngeze mu cyumba nicaye nk'ahariya ku gitanda nawe yicaye nk'aha haruguru yajya kunyegera nyine nkegera nk'ari hepfo yajya kunyegera nkegera nk'ari hepfo kashi byari amateka yego ubwo rero nyine twaje kubana birarangira gahunda irakorwa yego nuko birangiye ariko icyo gihe nyine byari amateka pe muri iryo joro ryabaye nk'amateka byamfashe ku ngufu anshyira munsi y'igitanda mbese wenda ari ibintu biba nko ku muntu akatinya nko kuba yabivuga ukuntu byagiye bigenda ariko utubyikorere wibyinjiramo cyane noneho ubwo ngubwo ni ubuzima bwanyu bukomeye birangiye twaje ntabwo natinze gusama nahise ntwita maze gutwita igihe nk'umwana kuko nanasenze Imana mbere y'uko mva hahandi mbwira Imana niwe wanyirereye none se ko ngiye kuri uyu mugabo nkagenda nanishingiye kandi bitari byo none Mana mbere y'uko ngenda mbwira Imana ngo imfashe imenyeshe nimba atazaba umugabo wanjye Imana iricecekera buriya igihe umuntu asenga Imana ariko Imana igaceceka neza ikagucecekana pe ahubwo nyuma narahageze ntwite nibwo Imana yansuye iransura nari mfite inda y'amezi 2 n'igice naryamye ari saa moya narose inzozi guhera icyo gihe saa moya nagarutse mu mubiri saa 3 za mu gitondo noneho nawe ngo akajya yibaza akazi nakoze katumye unanirwa gutyo na mu gitondo agiye ngo yanga kunkangura avuga ati umuntu byagenze bite ku buryo guhereje saa moya yahise aryama nk'uwapfuye kugeza kano kanya ariko nagarutse yagiye nyine gihe saa 3 pe noneho mbona abantu baba mu byaha buriya bagize nk'amahirwe bagahishurirwa Imana ikabahishuramo nk'amaso ntabwo bajya mu byaha nagize gutya rero mbona we ari mu mwijima mwinshi cyane ariko nkabona ngo ari mu mwijima mu gihugu cy'i Burundi ndangije mbona ngiyeho ngo nasigaye nkabona ngo ndi kuba mu ikizu kibi noneho nkabona ngo ufite amagi 2 nk'ay'inkoko ariko ayo magi 2 yari abana nuko nyine Imana yagaragaza gutya ari nk'amagi y'inkoko noneho ngo nkabona rimwe riri imbere yanjye irindi riri hepfo yanjye ngo twiroshe utuntu dupfumaguye cyane mbona inzira ndende banza kubona kubera ko urumva we yanjyanye mu barokore njye na mu gaturika ariko anjyana mu barokore tugeze mu barokore rero rasite n'umurokore umwe inzoga ngwanywaga n'imitobe yitwa Ndambiwe Agakiza noneho ubwo ngubwo icyakorwa yanjyanaga muri Nibature mu gitondo saa 11 ntwite imbeho ya mu gitondo ibintu ntamenyereye akanjyana nshore yantuka nk'akana ke nkavuye se tugiye gusenga yihanaga buri munsi turi mu materaniro akinywera agakora ibyaha ubundi ukajya kwihana mu gitondo cyane noneho ubwo ngubwo rero ngiye kubona mbona turi gusenga n'abandi bantu benshi turi mu karima keza igihe twari turimo dusenga ngo mu gihe cyo gutaha kigeze barasenga ngo dutahe tutashye mu gihe cyo gusenga ngo dutahe mbona abantu bose baciye mu murima nta kintu mu isoko nta kintu bagiye kugurayo noneho igihe twari turimo gusenga ngo dutahe abantu bose bari bafite za Bibiliya bateze n'ibitambaro ariko mbere yuko tuva ahantu barambwiye ngo nzaza n'igitambaro mbagana ko nta gitambaro nzatega baciye rero tusohotse muri wa murima mwiza baca ahantu mu isoko ariko nta kintu bagiye guhahamo twaragiye narazamutse nzamuka mu kayira gatoya gafunganye gatoya ariko kano kayira k'agakiza uko kageze imbere kaba gariho umuhanda munini igihanda kinini cyobya abantu niyo mpamvu umuntu ashobora kugira nko hejuru cyane akahananuka yo kubera yuko yageze muri wa muhanda
yataye inzira y'agakiza ahita yinjira mu muhanda munini yego ukabona icyaha cy'ubusambanyi kimuhana ahantu hejuru aho mu ntebe yari yicayemo kimukubise hasi. twihuta rero uko byaje ubwo rero nibwo naje kubyara umwana nabyaye bwa mbere umukobwa wanjye w'imfura yanjye namubyaye 2004 noneho 2005 2004 naje kujya iwacu kuko nafashe irangamuntu ufite umwana ku myaka 19 nari ntarafata irangamuntu. ubwo naje kujya iwacu mfatira irangamuntu zazindi z'ibipapuro maze kuyifatirayo nayo ifite umwana w'amezi 3 n'igice ni naho namukingirije. ubwo umugabo ntiyarazi iwacu ariko genda narahamurangiye aza hansanga aje hansanga asanga mu rugo basa n'abifashijemo asanze bifashijemo aza kugaruka nyuma tugarukanye arambwira ati noneho rero nabonye iwanyu bifashije kandi igihe nyonga igare rirananiza reka mama wangurize nk'amafaranga 30,000 nubwo ngo velomoteri zari zikiza ngure velomoteri no kujya mvunika cyane ntazarwara impyiko nkapfa ntabatunze. numva nyine umuntu ufite igitekerezo kizima nagiye iwacu amafaranga ndayabaguza. mama aravuga ati umuntu yaraje ntaranakwa ntaranagira gute ngo nimugurize amafaranga reka muri 25 ndebe ko uwo muntu ari muzima. nibwo rero yampaye amafaranga 25 ndabigarukana mbizanye twahuriye Nyabugogo n'uwo mugabo ahita yiguriramo gaseti ngo witwa Byumva Uhore na radio. noneho aguramo indirimbo ngo yitwa ngo Ibindabirambiwe ngo ndambiranye uwo yarambiwe rero ngo yari ngiye ubwo ndirimbo yayizanye ari ngiye ari kubwira akaba arabonye ngo umukobwa wari umuganga yarabonye umukobwa wari umuganga ariko umukobwa rero yagize ikibazo bamurambagiza leta yagize neza ibyo gusezerana mu murenge mbere basezeranaga kwa padiri njya kwa pasiteri honyine. uwo mukobwa rero baramusabye bamaze nuko bwo mutaye mubizi ako no muri communities icyo gihe cyangwa simbizi imirenge barasezerana nibyo ngo namasezerana bitaga ngo guca mu rukiko. none uwo mukobwa rero baramusabye ngo ari gusezerana kwa padiri gusa. umusore arazara ko arasaba ukugiza kujyana umugeni ntiyaza kumujyana umugeni yirwa mu gatimba ajya gusaba handi nka Sama yabohereza intumwa ngo ntibamutegereze ngo yasabye hani n'ubukwe bwanabaye. umukobwa yikuramo amakanzu ababenzwe nabi arangira aza gukubitana na Rasita umugabo wawe bakubitanye ati umugore wakora iki arambwira ati yakoraga hano centre de santé akajyamo hakaza akamutwara ku igare mu gitondo saa 12 atakurikira ati ntacyo atubwirwa mu rugo gutegereje gusa ngo uzana amafaranga muhahe atumva reka nkubwire mwirukane yewe niyizire nzakugurira n'inzu nzaguhindurira ubuzima. ubwo mugabo atangiye kujya agendera mu bicati ngiye kuzana umugore w'umuganga abagore batize nta kibavuze nta kibamaze nabonye umuganga uzanangurira n'inzu. ubwo ngewe rero nyine ubwanyohereje iwacu anyohereza iwacu yandika urwandiko sinzi iyo yagiye kurwandikira nko mu kabari ariko kuko ntiyarazi kwandika nanjye sinenze kwandika arandika ngo umwana wanyu sinamufashe nabi yaranje asuhuza mama ngo uraho neza mubyeyi ngo umwana wanyu sinamufashe nabi namwe ntimuzamfatire uwanjye nabi ngo kandi umwana wanyu sinamwicishije inzara uwanjye ubwo we n'uwo mwana ngo giye ntiyamfashe nabi nawe ntibazamufatire uwe nabi nuko ngo none ngo umwana wanjye ntimuzamufate nabi ntimuzamwicishe inzara n'uwanyu sinamwicishije inzara. noneho ngo murabeho murakoze urupapuro rufungira mu ibahasha araza rero ni ninjoro arambwira ati rero umugore wanjye ubu ndashaka ko dukora ubukwe rwose kandi bwihuse nshaka gukora ubukwe bwihuse dore bagiye kujya basezeranya mu murenge muri rusange ntabwo nabishobora ibintu byo gusezerana ndi jyenyine none ngewe nashatse yuko twabikorera iwanyu. noneho kuko mama yarageze nabayeho mu itotezwa rikomeye cyane arambwira ngo nta n'umugabo w'umutwa nzabona. kubera iki? ni amateka maremare. icyo gihe abatwa bavuga ko ari abantu baciritse disi muri icyo gihe. yego ati nta n'umugabo w'umutwa uzabona wowe akajya anyereka impeta nyine akamubwira ati dore giye nambaye impeta uzayambikwa nande akavuga amazina y'umugabo we nyine ko mama yanshakanye inshuro 2 ni birebire. noneho
ubwo ngubwo numva ndishimye ko tugiye gukora ubukwe bukabera iwacu. Ukabimwereka. Nuko ndangije rero numva ariko umutima urikanze. Ndabese ubwo bukwe butategujwe butageze gute. Arambwa ati yewe tigewe nimba unyubaha nk'umugabo wawe umva ibyo nkubwira. Twapakiye imyenda vuba vuba yampakije vuba vuba. Arambwa ati kandi ni suve yawe yose nakacitse ntagiye cyusiga hano. Ndavuga none se nukumbwe ntisinzagaruka ngo uzagaruka ngo bigarure. Ati urabona tuzahamagara abantu, hari abantu bazava intaba baduhereke bamperekeje, nawe warashatse abandi iriya iwanyu barinitse amasaka barakoze ubushera. Tubwo rero atazagira uzamo hano mu cyumba kumwe abadamu biyenze bari kwambara bari kugira gute akakabona kugira turagura tugasanga ntitwongeye kubyara. Ariko randi rumwe umutima ukajyunge. Narapakiye rero byose ndapakira maze gupakira narwa rupapuro. Apakira urupapuro. Nciyeho ndagiye tugeze hariya yaramperekeje ngeza Nyabugogo. Angejeje Nyabugogo arahansiga arambwa ati ngaho rero atigenda ubwo nzamenya ko wagezeho nzaza kukureba. Ntego atugende rwose babwire binika amasaka nta kibazo tibinike rwose babigire vuba. Ko ari umugome cyane. Ubwo noneho ubwo hashize akanya umutima urambwira. Nyabugogo numva umutima urambwira. Haje umusore mwiza wambaye costume witwariye n'imodoka ye. Ijwi rambwira mu mutima ngo nta bukwe buhari. Fata urwo rupapuro ushyira umusore gusomera. Dore ntuzi gusoma rumushyira gusomere nusanga nta bukwe burimo uhita usubira Kicukiro. Ndavana reka no muntu agiye kutubona amabanga yacu ni amabanga yanjye n'umugabo wanjye y'ubukwe twateguye ibiki byose kandi nitwe twanabipanze nabonye bipangirwa ha ku kanya n'urwo rupapuro ruje rufungiye mu ibahasha. Arambwira ati ndavuga ndwana na wa mutima ndabyanga. Maze kubyanga ijwi ritarimbwira ngo ubwo byanze nta modoka zigiye Kaduha mu Kibonye kuko zagendaga ari kuwa gatanu no kuwa kabiri kuko imodoka zahise zibura. Baraza tubwira ati imodoka ntizikibonetse cyakora ejo muzihangane muzagaruke umujyane nizagenda ejo kuwa gatandatu tujyare kuwa gatanu. Ndagaruka narongeye ndatega ngaruka Kicukiro mu rugo ngaruze sanga yasasuye uko twarateye igitanda yagihinduye yasigaranye n'igipande kimwe cy'igitenge yagiteye ku gikuta mbese nyine yahakoze. Aravuga tumva ati mbumbaye siribateri ati mbaye siribatera tumwana na nyina bagiye nuko noneho ubwo ugiye kumva mva turagarutse. Aravuga ati mugaruwe niki yarindyaje kaje bati niko se mu mari yuho ati niko ye atungubu rwose ati inzara yabishe nyina ashyiraho uburyagiye bwishe ku utatekere utamenye icyo yatekerezaga. Noneho ndaza nabwa nimba rero ntabwo nkigiye iwacu ntabwo nkigiye rwose ubukwe tubwihorera. Aravuga ati kandi icyo mfana abagore nicyo umugabo agapanga imipanga tundi burabona tuzasaza nimba ndi gupanga iby'ubukwe ukabyanga. Ndogera mu gitondo cya kare nasubiyeyo noneho nabo yangeje Sonatube mbona imodoka injyana Nyabugogo none imodoka iraboneka ndibuka nabwo ngeze Nyabugogo tugitegereje imodoka haje umumama ijwi umutima nongera kwa kundi ngo nimushyira nsomere no kwibwa njya ku Gikongoro. Nabwo ndinangira birangira haje bisi noneho bisi radupakira rukuno bavuga ngo kwicara mu gikoni ubwo nice mu gikoni inyuma za bisi bitaga ngo Rwanda za Onatracom. Ubwo nicara inyuma yo mu gikoni mu mifuka y'ibishyimbo muri kibyose n'inkuko byose. Ndagenda twambutse Nyabarongo tugeze ara kuri Nyabarongo. Nagiye kumva numvijwe umutima arambwira ati itegereze Nyabarongo uhindukiza amaso Nyabarongo urayambutse nta bukwe buhari kugaruka uzagaruka Kigali kuzagaruka bikugoye ariko nta bukwe buhari. Ikindi yabwo uriya mugabo yaguhaye itiki kujyana yonyine ntayo kukugarura hari wamaze no kuyishyura irakugeze Kaduha. Kandi nta na telefone zabaga uvuge ngo arakohereza mobile money. Nta nawe yari kohereza. Ubwo ndagiye ndakomeje ndagenda turagenda umutima umbwira gutyo twaje kugerera aho ngaho naviragamo njyaho bita mu Rugogo ntageze Kaduha neza. Njyama ku muhanda ko nagendaga mu modoka ikamerera nabi ariko naje kugera iwacu. Urumva nta gihe cyari gishize mvuye kwaka ya amafaranga bampaye bya 25,000 ngo bari kumusuzuma ngo barebe. Ndaza ngezeyo ndasuhuza nuko mama aravuga ati kugejwe ko bameze nk'ibya Epifani yara ati nti nubundi niwe ati amabere ko yikoze ntonsa ni amahoro. Ndavuga ni amahoro rwose ni amahoro ntubunje gukora ubukwe. Ati ubukwe ati ko numva umutima utabyemera. Ndavuga ni ukuri nibwo tuje gukora. Ubwo urumva rero nibwo
buguruye ninjira mu rugo nasanze bugariye ninjira mu rugo umusaza wanjye niwe wari warize muhereje rwa rupapuro atakiri baruwa mpawe n'umugabo wanjye yego ngo asome yarasomye akajya aceceka amatsiko yari yatwishe yaba ari ngewe yaba ari na mama afata ariko kwiga muriga mukirata none se kudatsoma ngo tubwire twumve ibiri muri urwo rupapuro bimeze bite atereka da ati ubu numiwe nanjye ngo umutima urankutse ati ubu numiwe ati mbega umugabo yeye tuzi ko ari umugome yanditse ngo dore umwana wanyu sinamufashe nabi nanjye ndamuboherereje mwohereje amfitiye uwanjye nanjye ntimuzamufate nabi umwana wanyu sinamwambitse ubusa namwe uwanjye ntimuzamwambike ubusa nuko ubwo mama barasaze aravuga ati guhaya ngahe bivuze ngo abarakubenze yego ati ya mafaranga yanjye urayazanye ngo nzafatemo uwo mwana neza ati niho ya ni nayo yampaye mama arambwira ati niko se mayibobo mwabaye mayibobo mwese i Kigali sindahagera ariko numva ngo i Kigali hari uruzi rutandukanye Kigali na Gitarama ngo rwitwa Nyabarongo mwahuriye mu iteme muri za mayibobo mwese za mayibobo z'i Kigali mubyaye indi mayibobo abatangiye kurakara mama yarantutse arantuka byanyabyo none se umugabo ntigeze kwerekana gatoya ko kubenze ko urwo rupapuro ari urwo kukubenga oya ntabyo yakoze ariko ndanafitemo hano gatoya nari naravuze ngo urwo rupapuro nzarubika ndubike nzarwereka abana banjye n'abuzukuru nzarubereke ibyo papa wabo yankoreye cyangwa se sekuru yankoreye ubwo nyine urumva naragiye ntacyo kumbenga cyari kirimo nta na kimwe cyo kuvuga ngo arambenze kirimo akurumva yakubenze mu buryo butaziguye noneho ndangije nyine ubwo nagumye oya yarakubenze kuko yakubwiye ngo mbohereje umwana wanyu ndamufashe neza ari kumwe n'uwanjye namwe muzafate neza uwanjye ubwo rero mama nyine arantuka batuma umwana nk'inkwi ubwo nagiye mba nk'umucakara mu rugo iwacu batuma umwana nk'inkwi nkurikira agahita avuga ati nuranagenda azizana umusaza wanjye turi ufite umwana we yagiye akasizana si umwana we uri kubirya nuko ubwo ndagenda nyine ndakora nyoboko yo gutashya gukura ibijumba imirimo yose nyine ndayikora nyuma y'amezi 3 ashize nibwo naje kubwira mama nti buriza amafaranga njye kumureba ariko mu giturage bagira imyumvire yo kuvuga ngo amazu y'Ikigali arasa ntiwamenya aho wasize umuntu ugarutse ntiwahamenya kuko amazu ngo asa ndabimwemera avana arasa ariko iyo abamo nzayimenya arambwira ati gusa uzagenda umusigire umwana uzagenda ubigenze kuko uzagenda umwana mu musigire nigarukira nuko ubwo ya mafaranga ngakanguriza avuga sinabona ibisambo bibiri mbiha ibihumbi bya 25 ngo nirageza mbashyireho n'ayandi ntayo nguhaye mama yaje kuyampa bitinze ayo mezi 3 arangiye naraje usubira i Kigali naraje kugira ngo ngere i Kigali kuko yari yampaye 3,000 nkora urugendo rw'amasaha 3 ngenda n'amaguru mpetse n'umwana kugira ngo umwana aze kubona n'akaji ubwo naraje nzi imvura yananyagiye ndaza n'urucyara kuri sheri sanga ubwo nageze hari aho bitaga mu Gashya mu Kagarama ari saa moya hari hagezweho indirimbo ngo yitwa Mama Mbiri sanga n'akanyomoro sanga rasitari mu muhanda ari kuyibyina kubera uburakari nari mfite bwije nahise nasanze ari kuyibyina noneho mpita namamagara ntirasi ubwo ngo ayize ngo numukiriye umuhamagaye ngo azamutware ntirasi ahita avuga ngo karame ni nta n'isoni n'ukuntu wanyohereje iwacu amafaranga ubwo imvura yari yanyagiye rukweto rwanacitse ngendesha rumwe n'umwana mbese urabyumva ukuntu nari nameze nk'umusazi none nturimo uraririmba uraririmba ibiki n'amafaranga ya mama ntiwegeze uyamuha aravuga ati yo atese ni wowe turaho neza turinde mu ati ndi mu nzira ndi gushaka amafaranga nzaze nkureba ati none urizanye ati pega ngo Imana irankunda we nuko uravuga ati umugabo nose reka da nabuze nawe ariko rero urawo urashaka amafaranga uyampe ariko ntabwo ndi bujye kurara iwawe aravuga ati umwana wanjye yajya kumurarana hehe handi ngize amahirwe Imana irakunzaniye ngo urajya hehe handi ubwo rasita twaratanye mu rugo twamaranye uko kwezi konyine kwa 11 mba ndatwise
maze gutwita ariko wa muganga ngo agiye kumureba aramubwira ati wa mugore namwirukanye namumenesheje yagiye. Umuganga aramubwira ati nagira ngo ndebe ubwenge bwawe nsanze uri igicucu. Ubwo se wirukanye umugore ugufitiye umwana urinjira mu rugo akaguhamagara ngo papa. None ngenzanye iki ndushije iki uwo mugore wawe wirukanye afite umwana. Ati ngo urumva agiye twabana turagira ngo ndebe ubwenge bwawe none sanze ari umuganga yise mukatira sanze ari ntabwo. Ubwo rero waramwaragurika rasitahita mwaragurika. Ubwo ngubwo mpageze twamaranye uko kwezi kumwe kwa 11 mba ndatwise ku itariki 2 zo kwa 12 2005 nibwo ara bibiri ubusubwo 2005 twakayinjiramo twari tukiri muri 2000 ntacyo twikomereza imyaka si ngombwa cyane. None ubwo birangiye abaragiye ariko ataragenda akajya ambwira ngo waramutse agiye ngo shanga ubundi agakingirizo kawe ngo namutse ngiye ngo imbwa zose zakubona imbwa zose zo muri mujyi wa Kigali ngo zose ngo zakubona. Nuko nabane si imbwa ziryana nta nubwo narinzi ibyo ati imbwa ziryana toya ati imbwa zose ndavuga ngo zagushoka. Nibwo rero yagiye amaze kugenda ajya hise yaragiye ajya muri Uganda atambwiye. Rasta kweli yaranjanyereza kujya kugura igitenge ariko igihe hagiye kuba ikintu kibi cyangwa ikiza ndabanza nkabimenya. Nagiye kumva mu mutima urangiye nkajya muranywa amazi ashyushye nyine ndibwira umuntu avandishana ngiye kurwara umutima arambwira ati jya unywa amazi ashyushye arabyoroshye. Amazi ndayanywa biranga byanga guhagarara. Ubwo ragiye kugenda ikintu cyanyijije yaje kunjyana hano paruwasi kuri kiliziya ngo ari bafite itsinda ari urihagarariye. Aranjyana ngo ningende ngo njye kumusinyira niwe ari bikiraga. Ngiye nagiye gusinyira ryatsinda koko ntize navana ndasinyisha ntigikumwe haba hakuze umugabo yihuta cyane atizana musinyira basinyishije ikaramu. Asinye muri rya zina ryengere ko bakoresheje ikaramu. Ubwo rasita amaze kugenda imbere yuko agenda abanza arambwira ati mva rero akira amafaranga ujye kugura igitenge. Nagiye kugura igitenge kwa kundi ndeba ngo ibara riniri biki n'ibiki wari kuzinga ibyo acagenda asiga n'umwana aryamye uwo mukuru. Ndangije ubwo nibwo nyagarutse mu rugo nyine sanga yagiye nariza amarira menshi cyane. Ibyo birarangiye ngiye kukwandikira upapuro kumwe ko atazagaruka se ntarwo yanditse. Wamenye ko utese ko agiye yatwaye ibintu bye byose byose nyine nagarutse sanga ikitwe cye cyose nta kirimo nta kazi ntaki. Ubwo bigenze gute mu mujyi wa Kigali? Nawe n'ibibazo bikomeye cyane ariko bimwe yashaka nyine ngo wa mugani kuko yambwiraga ngo bose ngo bazaza banyubuka ngo mpinduke indaya. Nabonye yagiye niko byagenze ahubwo nabonye yagiye mbwira Imana ndayibwira Imana nimba umwana w'umuntu yarakoze firigo yo gukonjesha fanta cyangwa ikintu cyose gikonje akaza avuga ngo umuntu akaza avuga ngo ndashaka fanta ikonje cyangwa se ndashaka ji ikonje nyine icyo ushaka cyose nawe nzi ko waremye firigo ukira muri firigo yawe sinzongere gutekereza umugabo ukundi. Niko byagenze ariko ntabwo nzi ko ntwite. Nuko ubwo naje nguma muri bwo buzima bw'ubukode ariko yagiye asize yishyuye iyo nzu ukwezi kumwe. None ubwo ngubwo rimwe narindi sinabuze gura n'ibigeragezo ariko Imana yarabinsindiye. Noneho rimwe rero kubera nyine urugo ryo tarimo umugabo banamenye ko yagiye biba ari ibibazo. Rimwe navuye koga umuntu yanshunze araza umusore mvuye koga twaga mu cyumba kimwe na salo n'ubundi numva umuntu arakomanze nankenye igitenge cyonyine numva arakomanze amaze gukomanga igihe nkivuga ngo ngiye kumureba ko yarazi ko umugabo yagiye adahari yahise agera mu cyumba. Ageze mu cyumba kana kanjye kari gatoya arambwira ati umva uyu munsi ndagufata. Ndavuga ntabwo bishoboka ni gute usanze mu cyumba cyanjye. Icyumba twakirwaniyemo mbonye ngiye kuneshwa. Uzi ukuntu Yesu ari umugabo mwiza ari intwari. Numvise ijwi rimbwira ngo nimpamagare Yesu azantabare. Nahamagaye cyane ndavuga nti Yesu we ngwino ntabare. Wowe ndo bagiye kumva yumva imirindi. Iyi mirindi mumeze nk'iy'inzovu. Niko yakubwiye ngo yumva inzu igiye kugwa. Iyo mirindi yumvaga je ntayo numvaga ngo kumva ni mirindi y'uwera. Niko yambwiye. Yaje kwikubwira nyuma ariko ariruka yasohotse nyine ubwo ahise yiruka nka kumva ngo yumvaga iyo mirindi nimugeraho ari buhita apfa. Ahita arirukanka agiwe muri ghetto yiwe.
narahaciye ko ngiye kujya santere arambwira ati mva mugore urasenga uruwera yaranyishe tirumvise imirindi nk'iy'inzovu none nsanga hano muri iyi nzu yanjye ndaguha amafaranga ugiye kugura igitenge ndamuhakana mvuga nti igitenge uzakigura umukobwa uzashaka ariko yararwaye sida ntabizi Imana ibindi irandengeye ibindinzi yo sida nkuko urumva ko ukuntu satani ari mubi kuko wa mugabo avuga ngo nagakingirizo kanje kuko ahari ngo aramutse yegeyeyo nahura n'ibibazo Imana rero yarandengeye imaze kundengera byabaye aho ngaho igihe cyaje kugera naje kubyara rimwe naje none Imana yagiye indengera kenshi ndinda abantu bamfata ku ngufu naje kujya ahantu hirya mu bibanza byo kwa Rujugiro mpageze mpasanga kuri abakire bagura ibibanza bagashyiramo turatuza abazamu baba ndaza mpasanga umugabo wari utetse imvura yarahankubiye njya kuhugama nari mfite ibibazo urumva nari ntwite ntajya ntagira gute mfite umushiha ndaza mugeraho ndamubwira ndavuga nimwiriwe ati yego ntimwanyugamishije arambwira ati karibu atokonga kugamisha umuntu wizanye ati umuntu w'umudamu wizanye ati ni karibu nuko ndagenda nicaye muri ryabati ryesanga yicaye ku gatebe nuko turicarana yaratetse ibiryo birashya ampaye ndamugani nta biryo nshaka ahaye nawe mwana wanjye arabyanga aravuga ati kuri iki utariye ndabona ntabyo nshaka ntabwo meze neza mbati ndabona ntumeze neza uwo mugabo yaramaze kurya ibiryo arangije arambwira ati akajya nyikubaho arambwira ati ndumva nshaka umutima yagomeza kunyikubaho cyane mbwa se urashaka iki arambwira ati ndashaka bya bindi ni bya bindi niyo idisi byari byo pe ariko ubu ndwaye sida yego n'ubu ndwaye sida ntikwera ubu imvura inkubye ngeze hano narangiye kunywa ikinini umugabo yangiriye impuhwe ansabira imigisha yego arambwira ati Imana iguha umugisha ati babo atubwe ukuntu umudamu mwiza atuye abo mugombe ntabambwiye ati abanyanduje none se ntufite umugore ati ndamufite abahe ati mu cyaro ati dufite n'akana konka ndavuga ni ngaho rero ubwo wagenda umwana konka iyo sida mugapfa mugasiga imfubyi ansabira imigisha yasabye imigisha myinshi ariko masoze navuga ni Imana ishimwe yuko sote muri ranzu uriya mugabo sinzongera kujya kugama ahantu hari abagabo ndangije navuga se nk'ubu ngiye turebe kuko nkazarwara nk'iyo sida nuko umutima urambwira ati kwari ukwirengera ntayo uzigera urwara mbese mbwira ibyara sida byaje kurangira gutya ibyara sida byarangiye gutyo atagarutse n'ubu ngubu ubu yaragarutse hashize imyaka 8 aragaruka nyuma urumva yasize wa mwana afite umwaka n'amezi 8 ntwitinda y'inda y'ukwezi abana babiri barahari umwe yarapfuye sorry umutoya umukuru ukurikira umukobwa ubu yakaba yagiye kugira imyaka 20 kuko umukuru agiye kugira 21 ufite bangahe ubu hariho babiri ariko ukurikira imfura uwo bakurikirana cyane yarapfuye afite imyaka 10 namushyinguye muri Uganda ahubwo ngaruka ntwitinda inda y'icyumweru y'uwo mugabo yarasta urumva nyine yaje 2012 ansaba imbabazi haraciyemo imyaka 7 barasubirana reka dusoze inkuru ni ndende nk'umuntu kutwumva muri kano kanya umva wamubwira iki wamusaba iki umuntu uri kutwumva kano kanya ikintu namusaba pe ikintu kinamuhangayikisha Imana yanjye ubu ndahangayitse ndarwaye ariko ni ikibazo cy'umugongo ndwaye umugongo cyane umereye nabi uyu mwaka warangiye nge niriwe ndira ku itariki 20 none ejo buno umwaka warangiye kwera ahantu mba baramfungira nambura no kumusohoka ngo nigire hanze kubera ko umwaka bawurasa kubera ikibazo cy'ideni mfite no kuri umuntu unyumva pe umuntu unyumva ufite umutima wo gufasha ufite impuhwe byamfasha nkava muri icyo kibazo cy'ideni pe ideni rirankomereye wenda nkaba nabona n'ikindi kintu cyo gukora ry'amafaranga ngahe ni menshi ariko nanone si na menshi cyane ni ideni ry'130 kwa kundi umuntu aba ari kumwe n'umwana ni bisengere haboneka umuntu ugufasha kuri Imana mu ijuru binkorere pe ubwo urumva rero ikintu nabyira undi muntu ni inama yo kugira ngo nimba uri wenyine
mbese ukomeze usenga Imana. Njyewe urumva nko mu rushako rwanjye iyo mba ndi nk'umugore wubatse ubu rugo nakabaye ndumazemo uko mbibara nakabaye ndumazemo imyaka 39 ariko yose nyimaze nibana njye nyine 39 niko njye mbibara. Oya na 39 29 ahubwo 29 ubwo mbarira kuri uwo mwana ku mukuru afite imyaka ingahe? agiye kugira 21 uwo mukurikira akagize 20 undi afite 9 njye rero ndi kubibara gutyo nimba ari bwabujije wenda bwo kuba ntaranize utarire uteranye imyaka y'abana se oya barebera ku cyubwo bakugira reba umwaka washakiyemo nyine ni 20 ni umwana mukuru afite 22 ahubwo wagakwiye kumaze mu rugo imyaka 22 yego ko 39 ndetse ufite ingahe se ubu yewe ufite 40 ayo ese urumva baba barashatse ufite umwaka umwe ntabyo narinzi nyine kubera n'ibibazo yego ntacyo Fanny reka dusoze wakoze kwa natwe ugenda ubisengere uvuga uti kiganiro mfuka kibe ariho iyo nzira yo gukira kwawe yo kubona ibisubizo kwawe niyo nama nakugira sibyo reka Imana ibaho umugisha w'Imana yakoresha kugira ngo ufashe Fanny aze kubikora Imana ibaho umugisha nitwa Rweme Imbabazi naho utaha